Amakuru agezweho mu karere ka Nyagatare haravugwayo inkuru ifite umutwe ugira uti uwarindaga ahubakwa ishuri yishwe n'abagizi ba nabi. Hakorimana Gaspard w'imyaka 36 y'amavuko wakoraga akazi k'izamu aharimo kubaka ishuri mu mudugudu wa Kinihira, akagari ka Barija, umurenge wa Nyagatare, akarere ka Nyagatare, yatemaguwe n'abagizi ba nabi bataramenyekana bimuviramo urupfu. Uwo muturage utuye muri uwo murenge yakoraga akazi k'izamu aharimo kwagurirwa ishuri mpuzamahanga ryitiriwe Umusamariya Samaritan International School. Abaturiye iryo shuri bavuga ko uyu muturage yatabaje cyane avuga ko atemwe, akaba yageragezaga guhunga yerekeza iwe, ariko abamugezeho basanze yanegekaye ndetse mu minota mike ahita ashiramo umwuka. Rukundo Leonard yagize ati uyu mugabo yatabaje ahunga abari bamaze kumutema, ariko yavaga cyane. Abamugezeho mbere ye yababwiye ko ari kuva cyane, gusa ntiyabashije kuvuga abamutemye kuko yahise apfa mu minota mike. Abo baturage bavuga ko bashenguwe cyane n'uwo muturage wavukijwe ubuzima, bakaba bakeka ko abamutemye bashobora kuba bari baje kwiba kuri iryo shuri. Umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa ku bitaro bya Nyagatare kugira ngo ukorerwe isuzuma mbere yo gushyingurwa. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba SP Hamuduni Twizerimana yemeje iby'iyo nkuru y'incamugongo, anahamya ko abakekwaho ubwo bugizi bwa nabi bakomeje gushakishwa mu gihe iperereza rigikomeje. Yagize ati iby'uyu muturage wari ku kazi ke k'izamu yatemwe n'abataramenyekana ahita yitaba Imana. Inzego z'umutekano zahageze, iperereza ryatangiye, aho ababikoze bari gushakishwa ngo bashyikirizwe ubutabera. Turasaba uwo ari we wese wagira amakuru yatuma hamenyekana abagize uruhare muri uru bwicanyi kuyageza ku buyobozi cyangwa kuri polisi. Hakorimana Gaspard asize umugore n'abana 4. Ubuyobozi bw'ishuri bw'inzego z'ibanze bukaba bwiyemeje kubaba hafi muri ibi bihe bitoroshye. Ni mu karere ka Nyanza. Umuturage wo muri ako karere nyine yabonye grenade atazi icyo ari cyo, agira ngo ni iteke, arayitwara ayijyana mu rugo. Uyu muturage utuye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Nyagisozi mu kagari ka Rurangazi mu mudugudu wa Kigarama. Ikinyamakuru Umuseke wamenye ko uwitwa Habinshuti Erastrako w'imyaka 61 aho yahingaga mu murima yahabonye ikintu atazi agira ngo ni iteke, maze arijyana mu rugo. Yaje guhura n'umuntu amubwira ko ari igisasu cyo mu bwoko bwa grenade. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyagisozi Habinshuti Siridiyo yabwiye Umuseke ko yabitewe n'ubumenyi buke atahise amenya ko ari grenade. Gusa abamubonye bihutiye kubimenyesha ubuyobozi, nabwo bubwira inzego z'umutekano zirahagera. Abasirikare nibo bagiye kureba basanga abaturage bashyize iyo kabutindi ku nkengero z'umuhanda barayitwara. Gitifu Habinshuti Siridiyo yavuze ko byagaragaraga ko iyo grenade ishaje, ikaba nta muntu yakomerekeje. General Muhozi, ubwo n'indi nkuru tugiyeho, yongeye kuva kuri X, impaka ziyongereye hagati ye n'ingabo za Kongo. Igisirikare cya Kongo cyagaragaje ko kitazihanganira amagambo atangazwa ku rukuta rwa X y'uyu mugaba mukuru w'ingabo za Uganda. General Muhozi Kainerugaba kivuga ko nibikomeza nacyo kizasubiza. Uganda na Kongo bifatanya mu bikorwa bya gisirikare byo guhashya ibyihebe byo muri ADF. Gusa General Muhozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Museveni, akunze kuvuga amagambo ashyigikira umutwe wa M23 cyangwa akanenga imikorere y'ingabo za Kongo. Aya ni nyuma yateje ikibazo. General Muhozi yagize ati yavuze ko guverinoma iyoboye igisirikare
intara ya Ituri General Luboya Nkamasha azicwa. Aya magambo yarakaje abayoboye ingabo muri Kongo Kinshasa. Umugaba mukuru wungirije w'igisirikare cya Kongo FARDC witwa Lieutenant General Jacques Chalingonza Ndulu yavuze ko amagambo atangazwa na General Muhozi ubuyobozi bw'ingabo z'ibihugu byombi zayaganiriyeho kandi Kongo isaba ko bihagarara. Yagize ati twagaragaje ko byatubabaje bigaragaza ko bitadushimisha, ntabwo tubyemera, ntabwo akwiye gutera ubwoba guverineri washyizweho byemewe akaba akorera hano muri Ituri. Ibyo ntabwo biri mu nshingano ze. Uyu musirikare wagaragazaga ko nk'uruhare yavuze kuri X General Muhozi akoresha bikwiye gusobanuka ko ibyo avuga ari wo murongo igisirikare cya Uganda kiriho. Akomeza ko ubuyobozi bw'ingabo budakorerwa ku rukuta rwa X. Lieutenant General Jacques Chorigonza Nduru yakomeje agira ati nakomeza biriya tuzasubiza mu buryo bukomeye. Nyuma y'ayo magambo ugiye kuri X ushakisha Muhozi Kainerugaba barakwereka ko akaunti ye iriho miliyoni imwe by'abamukurikira itagaragara. Hari hashize igihe General Muhozi agarutse kuri X nyuma yo gutangaza ko ayivuyeho akajya kwita ku nshingano zo kuyobora ingabo. Igisirikare cya Uganda n'icya Kongo bikorana mu bikorwa byitwa Suja bigamije kurwanya ibyihebe bya ADF mu ntara ya Ituri. Reka dusoreze mu gihugu cya Uganda aho umunyarwanda yapfiriye mu mpanuka. Polisi ya Uganda yatangaje ko umunyarwanda w'imyaka 23 y'amavuko wari utwaye ikamyo ya Sinotrack yapfiriye mu mpanuka yabereye mu karere ka Kabare kegereye umupaka. Umuvugizi wa polisi ya Uganda mu ntara ya Kigezi Eli Mate yasobanuye ko iyi mpanuka yabereye muri santere y'ubucuruzi ya Kanamira mu muhanda wa Mbarara Kabare. Uyu munyarwanda witwa Muhire yavanaga iyi kamyo Imbarara yerekeza i Kabare. Ubwo yageraga muri Kanamira yananiwe kuyiyobora irenga umuhanda. Mate yasobanuye ko iyi mpanuka yatewe no kubura feri kw'iyi kamyo kandi ko ubwo yari imaze kurenga umuhanda Muhire yahise apfa. Umurambo wa Muhire wajyanwe mu bitaro bikuru bya Kabare kugira ngo ukorerwe isuzuma mbere yo koherezwa mu Rwanda. Ni nanga dusoreje amakuru twe twabateguriye tubabwira ngo mukande subscribe hano ku makuru agezweho ubundi andi muzayambaze kabisa n'andi muzajya muyasanga uretse ahangaha. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane. Bye bye.